wa siku ni karibu, Mwokozi atakaporudi, awachukue watu wake mpaka nchi ya ahadi. Siku yao ni bora na kutamani ujeni. Siku yao ni bora na kutamani ujeni. Ibi mwamukora nivyo bikwiriye gukorwa mu kiriyo cya Mzee Yonatani. Yego, Imana ishimwe ko namumenye, Imana ishimwe ko nasenganye nawe. Yego, haleluya, ari basari baseba merkade. Mbabarira mwanya wanje wende kari yasheba ejo nari navuganye na gasore mubwira yuko ushaka kuzagira kanya gatoya ko kuvuga kuri Mzee, kuko kuvuga ku muntu ku munsi nk'uyu, umuntu w'inkoramutima yawe, biba ari uburyo bwo kumusezeraho. Sinarizi ko nza kubona uyu mwanya kuvuga ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba, ariko ko ndareba iteraniro rihari nkabona nta n'irindi wenda dutegereje ruti niriboneka Imana ishimwe, niritaboneka muri benshi. Kubera iyo mpamvu reka mvugeho gatoya. Mzee Yonatani ni umusore, mu busore bwe yatunze ingoma mu rugo iwiwe, akaza avyutsa abandi mu muhana akayimanika munsi y'urusenge. Umugore we yatashe asanga Yonatani agira ingoma mu biwe munsi. Kandi hariho abasore, ndabaza abantu bo muri generasiyo yiwe, ico gihe ari konditere wa korali, hariho n'abandi biwacu bangana inzi no hakurya y'iwacu no hirya yaho bangana, bakoraga uwo murimo umwe mu itorero rimwe cyangwa mu matorero atandukanye. Benshi muri bo baracariho, ariko ico gihe sinari muzi, naje kumumenya mu myaka ya vuba. Yari umukristo w'itorero rya Methodiste ini cyangwa United Methodist, ku cyumweru ku mibyizi twagiragaho duhurira jewe nawe tugasenga Imana n'abandi bantu bakeya, tugasenga Imana. Amen. Kugeza twimuye itorero turi kuyano namubona twambuka hariya Jebando, nabonye iminsi icanyemo ntamubona, ngira ngo none nuko inzira zabyaye amahari, twagiye kure hakurya iriya bakaba basigaye no hakuno. Naje kumenya bitinze ko yarwaye, kuko abantu batagisengana, amakuru ashaka kuba make, ariko mbimenye ndashima Imana kuko nabashe kumugeraho. Asigaje umunsi umwe ngo yitaba Imana, naramubonye turaganira. Icyashimishije nuko nasanze ari muri leta critique nuko abafaransa bayivuga, ariko nsanga ariwe wa wundi 100%. Mbinyibutsa umunsi tubonana wa mbere tumenyana, ukuntu twaramukanyije n'ukuntu niyumvishe mu mutima wanje. Mubonye yarasetse
nanjye ndaseka nishima ntitaye uko umubiri we wari ugeze aho yari ageze ngo arangize akora ukuboko mu ishuka yari yoroshe anyereka ukuboko kwiwe arambwira ngo dore ndamubwira ngo ndabireba arambwira ngo uribuka wa munsi wa cya gitaramo arakinyibutse ndamubwira ngo ndacibutse barangiza arambwira ngo tugiye gusenga turasenga dusaba Imana ibintu bibiri kugira ngo ihitemo igikwiye uko niko ugiye ku nsengero ndavuga ngo yego arambwira ngo uko kuboko nkweretse Imana ifite ubushobozi bwo kuguteraho inyama n'izindi ngingo zanje zose nkaba muzima ndabyizeye gutyo kandi yabivugaga yishimye aseka nk'uko bisanzwe yazaga aseka atarasuhuza umuntu iyo mwakubitanaga amaso icyambere yakoraga yarasekaga ibindi bigakurikiraho nyuma noneho ndamubwira ngo yego arambwira ngo icya kabiri Imana ishobora kunduhura maze tugashima Imana nabyo ndavuga ngo cyane aho bwira Imana kimwe muri ibi byombi nikore kimwe ariko sinshaka gutinda muri ibi ngibi ndamubwira ngo sawa dusenge turasenga Imana ishimwe amen turasenga tunezererwa Imana ngo tumare kunezererwa Imana mu isengesho turasezerana hasiba umunsi umwe yitaba Imana ishimwe kuko yabigenje gutyo kandi uko niko yabonye kuko gukwiye kuko twayisabye gukora igikwiye amen amen kameneke aho ijambo ry'Imana icyo nzi ndashidikanya nuko umuryango w'uyu munsi bari mu byishimo ni ukuri ibyo ndabihamya na gasore ejo bundi yaratubwiye aratubwira ngo bari bagize iminsi mw'ihuduma none iki ni igiterane gisoza ihuduma rero baje kubana natwe mubane natwe ko bari mu giterane bene uyu muryango ufite bene ibi byiringiro ni sawa imbere y'Imana Imana ishimwe amen ariko pana ibyiringiro gusa ufite na bene uyu muntu kugira ngo ibyiringiro byabo bibe bishingiye kuri fati ikintu kigaragara reka dusome ijambo ry'Imana gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 27 tugeze kwa 30 ibindi bice bibiri ndasaba yuko abandi baza kubisoma reka nsome kino aravuga ngo abantu benshi baramukurikira barimo n'abagore kwikubita mu gituza bamuborogera Yesu arabakebuka arababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire ahubwo mwiririre ubwanyu mwiririre n'abana banyu kuko iminsi izaza bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere ataronkeje nibwo bazatangira kubwira imisozi bati mutugwire babwire n'udusozi bati nimudutwikire dusomere uzashure ibice bitandatu umurongo wa 15 n'uwa 16 uzashure ibice bitandatu umurongo wa 15 n'uwa 16 yego uwanyuma turebere nanone muzashure banza usoma aho ngaho haravuga ngo abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare
zo ku misozi 16. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umwijima n'umujinya w'umwana w'intama. Dusubire mu murongo. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Amen. 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 Ibice bisa umuntu yavutse zayiririra aho dufashe umwana wavutse kurira ariko iyo umuntu apfuye zaririrwa n'abandi. Ndibwira ko ushobora kuba ariko byagenze no kuri Yesu yavutse, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo amagambo yose avuga kuri Yesu yaje kwandikwa, ibitabo ngo ntibizobonye aho bikwirwa mu isi. Ariko ikizatubwira ababyeyi ko babyaye umwana muzima nuko avuka akarira, kandi upfuye wese araririrwa nk'uko narivuze. Ariko Yesu yabujije abantu kumuririra kandi arimo gupfa, ahubwo arababwira ngo biririre kandi ari bazima. Mwumve iyo paradox. Abazima baririra upfuye, iyo arimo gupfa arababwira ngo ntimundirire, ahubwo mwiririre, kandi ntimwiririre mwenyine, muririre n'abana banyu. Iri jambo yarivuze ubwo bari bamushoreye bamujanye i Golgota agiye kubambwa, yikoreye umusaraba we. Kuko Yesu si wari ubaye wa mbere buriya bambwa, usibye ko ari we wenyine wabambiwe twebwe, abandi babambirwaga ibyaha byabo. Ariko uwajaga kubambwa wese, ndetse n'uyu munsi yari kumwe na babiri bari bagiye kubambwa, uwajaga kubambwa wese yikoreraga umusaraba we. Niko umuco wari umeze, akawugeza aho agomba kubambirwa, bakabona kuwumurizaho akabambwa. Yesu niwe wenyine wakiriwe umusaraba. Bafata umugabo bari bahuye, baravuga ngo niyikorere uwo musaraba, awikorera Yesu. Aragenda Yesu ageze ku musaraba, atarawugeraho bakirimo kugenda, Bibiliya yatubwira ngo yaragoswe n'abantu benshi cyane, kandi aba bantu benshi bari bamugose ngo bari mu buryo bubiri. Bamwe ngo bari bashungereye nk'aba bandi tuba tubona ahangaha ku muhanda iyo abantu barwanye, ugasanga bamwe barimo barogeza, bavuga ngo kubita, ntazi n'icyo bapfuye, ntazi bakubite nde, bamukubitira iki. Bamwe bari baza bogeza gusa ngo nabambwe. Ariko abandi mu buryo bwa kabiri ngo bari bamufitiye impuhwe, bavuga ngo ese uriya mukiranutsi w'Imana arazirike. Amaze kugera ku musaraba, yakoze umurimo ukomeye cyane. Uwamuzanye hano ku isi yaragiye kuwuzuriza hariya wo kuducungura twese, ariko hari n'umwe wari ugeze ku isegonde yo gupfa, ku munota we wa nyuma. Yesu aramukiza, ararokoka, abona umwanya we muri paradizo. Aramubwira ngo uyu munsi bitari kera, nawe umwanya wawe urabonetse, ndaza kubana nawe aho nza kuba ndi muri paradizo. Imana ishimwe. Bari babiri, umwe ngo aravuga ngo
kuri umwana w'Imana tukuzi amateka akomeye wakwikuye hano natwe ukadukura. Abasobanuzi ba Bibiliya bavuga yuko ngo n'uyu ashobora kuba yarashatse gutekereza gutyo, ariko ngo arigarura, ngo arihana mu mutima we, ngo atekereze icyiza gikwiriye, ngo aravuga ngo uyu we twe ko tuzira ibyaha byacu ariko yakabarengana. Iryo jambo nk'uko yamubwiye ati watekereje nkanje, aramubwira ati ngenda gusabye nugera mu bwami bwawe. Muzi ko no ku munota wa nyuma umuntu ashobora guhishurirwa, agahishurirwa ijuru, agahishurirwa heza, agahishurirwa ibyiza. Njyewe ndagusabye nugera mu bwami bwawe. Ninde wari umubwiye yuko Yesu agiye kugera mu bwami bwe mu kanya gatoya, agiye kugera heza cyane? Aramubwira ngo uzanyibuke. Aramubwira ngo rega sikera mu kanya nawe umwanya wawe urawemerewe muri paradiso. Uyu mwanya w'ikiriyo Imana izidufasha abantu baza barokoka, bave mu bifuye, bave mu byaha, bihanire kureka, bakizwe, bahinduke, babe abantu Imana yishimira. Kubera yuko titubitsinda, turi hano ejo bundi turi ahandi, ejo turi ahandi. Ariko aho tuzagenda tuba hose, harimo n'ay'iwanje, siko twese tunganya umugisha, siko twese tuzaba dufite umwanya mwiza twemererwa na Yesu uvuga ngo nawe umwanya wawe urahari, ndi kumwe nawe. Oya, umva, hari abaza bibesha ku munsi nk'uyu bakavuga ngo kubera ko ari umunsi wo gufariji ababuze umuntu cyangwa basizwe n'umuntu wabo, ngo bagashaka cyane gutsindagira ijambo rivuga ngo Yesu urupfu yararunesheje, irembo ryarwo yarakinguye, yazamuye paradizo, abapfa bose muri iki gihe bagashaka gukora abstraction, bagasa nkaho bavuga ko abapfuye bose ko bangana bamaze kugenerwa aheza cyane hakwiriye. Ariko sibyo, Bibiliya iravuga ngo muzahishuwe ngo umva, andika Yohana we uvuge ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira, ariko bane gupfa gusa, abapfira mu mwami Imana bonyine nibo bahiriwe. Shakarongo bapfa ariko kandi bapfira. Gupfa abantu bose barapfa, ariko se bapfira hehe? Muri inde? Muri inde? Ahirwa bapfa bapfira umwami Imana bonyine bari kuzandika. Yesu aduhishurira ijambo ubwo yaganiraga n'abigishwa be. Umunsi umwe bamwereka urusengero, baramubwira ati ariko urabona ubwiza bw'uru rusengero rwari rwubakishije zahabu, rwari urusengero rw'igitangaza. Yesu nibaza ariko yararubonye rwa mbere kuko ariko bari barumuratiye, cyangwa none nibwo yarahageze bwa mbere. Arababwira ati urumureba uru ndababwira ukuri yuko mu gihe kigiye kuza ntabwo rizasigara rigeretse ku rindi cyane rimwe, ariko aza kubabwira urundi rusengero. Arababwira ngo hari urundi rusengero, uru rusengero arababwira ngo musenye urusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Ariko urugo rwarabihishe, rwarabeshapse, baravuga ngo none ubanza wavangiwe Mzee, uri master ariko haho wavangiwe kabisa. Uru rusengero rwubatswe imyaka 46, none ni gute wowe umuntu umwe n'amaboko yawe uvuze ngo warwubaka mu minsi 3? Bibiliya igahishura hepfo ikavuga ngo ariko urusengero yavugaga ngo ni umubiri we wendaga kugira iminsi 3, mwumva ku munsi wa 3 akazuka anesheje urupfu. Amen. Imana ishimwe. Yewe Yesu wabujije abantu kurira bamuririra, umunsi umwe yaragize nawe ku kiriyo cya Lazaro. Yesu yararize. Yohana 11:35 aravuga ngo Yesu ararira, yarahagaze kumva.
arabaza bihuta bakavuga ngo yarijijwe nuko abantu batizera, ariko hariho hipoteze ebyiri. Iya mbere ivuga yuko ashobora kuba yararijijwe no kutizera kw'abantu kubera yuko yaramaze kubabwira ibyo kuzura Lazaro, ariko bakomeza kuzana impamvu bavuga ngo iminsi irashize. Nyuma y'iminsi ine umubiri n'ubuki gufatwa, iminsi ine yarashitse trotard yani magambo. Ya kabiri kavuga ngo yarize kubera yuko yari Imana ariko yari n'umuntu 100%. Yumvaga ibintu nk'abantu, yasonzaga nk'abantu, yababaranaga n'abantu, yumvaga ikibabaje undi muntu nawe kikamubabaza. Yari afite sentiments ze, yari afite emotion, yabonye barira, yarababaye, kandi noneho reka nababare n'abantu be. Si bo baremye se, turabe ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Amen. Iyi ngiyi ya kabiri katujana mu kuvuga ngo imibabaro yacu izimubabaza, kurwara kwacu biramubabaza, kunanirwa kwacu biramubabaza, ibituma tutishima biramubabaza. Iyo tugeze aho tudashoboye arababara, iyo tubabaye ababarana natwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko twahawe umwami ubasha kubabarana natwe mu mibabaro yacu yose. Amen. Amen. Kandi dore kiza kigaragara yuko babarana natwe nuko atazareka abapfakazi ngo babe wanyine, atazareka imfubyi ngo zibe zonyine. Oya, ijambo ry'Imana ribivuga neza yuko azaba hafi yabo ngabo cyane. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ku bapfakazi, nsanga Imana igira ifuhe riteye ubwoba ku muntu witwa umupfakazi. Mw'abantu mwe muza mwirinda cyane n'ijambo riremereye ntigasohoke mu kanwa kawe ubwiye umupfakazi cyangwa imfubyi. Yesu aba mu ruhande rwabo cyane. Kandi azabahorera bakiri hano muri ubu buzima, n'ababakoreye nabi bakiri kumwe nabo. Ndiko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibabarana natwe kandi isa umushitsi n'ibishwi byacu ibizi byose. Amen. Amen. Kubera iki Yesu yabwiye abantu ngo ntimundirire ahubwo mwiririre kandi muririre n'abana babo. Bo barebaga aho bahagaze, barebaga umusaraba we, bakareba aho bagiye kugera, bakareba isambo bari kumwe, bakareba uko bagiye kumanukanwa n'ibisambo, bakareba ibyo nibyo babonaga. Ariko we yarebaga kure, ibyo yababwiraga byari bigiye kuzaba mu myaka 40. Hari hagiye kuba gusenyuka kwa Yerusalemu. Yasenyutse mu mwaka 70. Amaze kuva icyo gihe bababuza igihugu, barapfuye, barasenyerwa. Rwa rusengero yavuze rurashira, hapfa abasore, hapfa inkumi, hapfa abagabo, hapfa abagore, barapfa. Abasigaye bakwira imishwaro, barangazwa, barashaburwa mu isi. Ibyakurikiye n'ayandi mateka n'ayasharira cyane. Jenoside yabo yaje kuba mu myaka y'ubu ngubu mu ijana kugeza ejo bundi, niko nabivuga ngo n'ejo bundi bongeye kugira igihugu imyaka 2000 igiye gushira. Yesu yarebaga ibyo byose akabona yuko ibyo bibwiraga byose biratanaga yuko bafite igihugu, bafite urusengero rwiza, bafite ibyiza, bafite ibyo kurata. Byose ntabyo yaba mwari mubizi, mwari kurizwa n'abiriya mwebwe mutarimo kubona. Mwiririre mwebwe n'abana bari. Ariko kandi Imana iha agaciro ubugingo bwacu kuruta ubuzima bw'umubiri. Iyi nzu yacu y'ingando ishirwaho akanya gato ikavaho. Ingando ni Kinyarwanda, ni ururimi rwacu tutumva cyane, ariko mu rurimi rwacu twumva neza ni igitunda. Uyu mubiri wacu ugereranywa n'igitunda cyangwa igihurirano. Umuntu ashinga biko biricita, ukabamo pour un certain temps limité, ukabamo
igihurirano twazaga tukigiramo umunsi umwe cyangwa ibiri kugira ngo tubone aho tuzirika inyana tuzikingira izuba akanya gatoya, hanyuma twarare dutambuka bwaca tugatambuka bwaca tugatambuka iyo nzu y'ingando. Amen. Yesu nanone ntiyagarukiye ku nzu y'ingando ngo babwire ngo mubabazwe gusa n'iyi nzu y'ingando n'iki gitunda, oya yarebaga kure cyane. Haleluya. Ntimundihire kubera yuko jewe ingando yanjye irasenywe. Amen. Yaje ivuyeho ndatambutse ntera intambwe ngiye hariya hari igihamba niyo ngiye kwibera hamwe n'abandi data mu ijuru yishimiye kandi hayihogera. Haleluya. Haleluya. Amen. Iyaba twari tuzi ubwenge abantu ba none titwagombaga gutinda kuri bene data bakiranutse bagiye neza abangaba tuvuga twarukuzina nyine tukanezerwa tukishima kuko umugeni yagiye kandi hawe kwambikwa ikamba ryiza. Haleluya. Ariko tukagaruka kuri twebwe kandi apana kuri wowe uri njyewe, ngagaruka kuri nje kavuga ngo se none jewe ntawe ntugu urutoki dore zose nazerekeje kuri jewe nawe izaba 10 ziyerekezeho wibaze ngo se none jewe. Haleluya. Haleluya. Wibaze ngo se none jewe. Iki gitunda gisigaje iminota ingahe? Gisigaje iminsi ingahe? Kiere pache ba. Gisimale por ya fa. Ya sine por ya ke. Ari de la sika. Mostra breva. Icyo cy'ingenzi aricyo twaba dutinaho. Amen. Yego icy'ingenzi si ugutinda cyane kuza badusize. Icy'ingenzi kuri bo icyo tuvuga ko Yonatani n'abandi bizera batubanjirije nuko abarinda ubuzima bwabo neza, ubugingo bwabo bahawe na Kristo, abarinda ubukristo bwabo neza, abarinda kwizera no gukiranuka, abo nta gushidikanya bazabana nabo. Ariko nanone igarukeho buri munsi uzuvuga ngo se none jewe reka nguyu mukoro umva buri munsi uzazuzuka ku gitanda cyawe umaze koga amazi meza yawe n'isabune y'amarasi no gukubitaho ka parfum no kwireba mu kirahuri inshuro 3 no kwambara neza, uza wibuka uvuge ngo ariko nubwo ngiye gusohoka iki ni gitunda tuzamuka mu minota 5. Bishobora gutwarwa n'umuyaga, bishobora gukubitwa n'imodoka, bishobora kunyerera, bishobora kugendera muri dushe, bishobora mu kanya gatoya wagitunda we neza kukwakwa ndagenda ndinde. Amen. Haleluya. Haleluya. Evanda beni. Tukuzwe Yesu. Mumara kubona icyo gisubizo cyawe apana cyungure cyawe nanje kabona icyanje tuzaba twaye abanyabwenge. Uzirugura umunyabwenge kubera yuko watekereje icy'ubwenge kandi ubwo bwenge bufasha kumana. Haleluya. Ubu nibwo bwenge buva mu ijuru ku Mana. Nicyo sengesho umugaragu w'Imana yasenze Dawidi, aravuga ngo twigishe kubara iminsi uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Amen. Aho iminsi baza bayibara bahereye ryabo baza barangiza ryari kuyibara, na yahe masaha bataza bayibaraho. Nabongera n'ibindi bibazo. Zakozwe n'intumwa
ibyahishuwe ibice 3 ku murongo wa 10 kugeza kwa 11 arasoza atubwira ngo dore ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira umutwara ikamba ryawe yego hari ikamba wahawe mwene da wari ubizi ko wa munsi wakiriye agakiza wahawe ikamba ritazaribonwa n'amaso y'abantu ese wari ubizi ko urigendana ariko kandi baguhishurira ibanga hari abashaka kuri gutwara uko ni ukuri kw'iri jambo somye Yesu akakubwira ngo chunga sana ndore ndaje vuba tubibwire ngo ndatinze chungana n'icyo wahawe ikamba ryawe rikomeze ari agaciro ndore ndaza vuba komeza icyo wahawe. Ikibazo nibaza ahangaha mwereda mushiki wanje uzi icyo wahawe urakizi ndibwira ko nimba ukizi iyo ni inzira ya mbere yo kugikomeza. Uzira kubitsa amafaranga kuri banki ataramenya ko ayafite siko bimeze. Turabizi ko banki igira neza, turabizi ko izidubikira nubwo izicaginga udufaranga tw'ubusa ni duto cyane kuko umutekano imari yacu ntabwo twabwereranya na turiya charges zikora bikuraho. Ariko mbere iyo ndafite amafaranga sinakwishimira gusa ngo mvuge ngo banki zirahari ngo bindere ibyishimo oya nta relation mfite ya banki muri uwo mwanya ntayo. Ariko iyo mfite amafaranga ngamenya ngo serisika kuyaraza mu wanje ariko nkibuka yuko banki ihari nza numva ibyishimo. Amen. Sibyo? Yego. Aho mbere yo gukomeza neza icyo wahawe ni ukubanza kukimenya. Wahawe iki? Hallelujah. Ufite iki? Kuva ryari? Ukibise gute? Ugendanye nacyo gute? Ukinezeza mu mwami wawe gute? Yesu urabizi ko kirimo ingororano ingana n'ubugingo bwawe bw'iteka. Nimba ubizi witwaramo gute? Nimba utabizi noneho ndabigutangarije suzuma umenye icyo wahawe. Nusanga uri bure papa nta kintu ufite Yesu arahari uracafite umugisha kuko wumvise iri jambo. Irukanke umubwire ngo nisuzumye sanga nta kintu ufite ariko kandi mfite izina ry'ubukristo kandi narabatijwe se wabaye iki harya mubaze aragusubiza arakikwereka urakimenya none amazu ifata ukomeza. Bibiliya ikavuga ngo komeza cyane rero ryo kamba ryawe ngo kugira ngo hataza umuntu akarikwambura. Kumbe kubera iki hatanditse ngo hataza satani akarikwambura. Mbabwira ibibi byose n'ibikomeye by'abantu iyo dushaka kwigira beza cyane ibibi byose tuba tubitwerera satani byose uko byakabaye uruhare rwacu abantu rukabura. Ariko hano ndiyanditswe ngo chunga sana shetani asije akakutwara itagirako. Oya aravuga ngo hataza umuntu akagutwara. Umuntu yego amayinga none si uwo muntu abahi yiba gute ikamba ritari irye arayibanye wagize se ngo ni urukweto urumambaye
ari ushobora kurutwara hano ntirumukwire, naje nshobora gutwara urwawe ntirunkwire kuko tudahuje nimero. Ariko ikamba kibiza bisaba ngo mube muhuje nimero. Oya kugira ngo aritware nukuri ntibisaba ko muhuza nimero. Ndetse wasanga ahubwo uwo muhuje nimero mwanagenda. Ariko kandi si ngiyi ndimo kuvuga mwumve neza. Ariko dusanze ikamba ritwarwamo. Ijambo ry'Imana ni ryiza riraduhishurira. Haleluya. Yesu aza twishurira akatugabira anyujije mu bantu. Abantu bakabwiriza abandi ijambo ry'Imana bagakizwa bakakira ubugingo buhoraho. Ariko kandi dusanze mu bantu haba bashobora gutwara ikamba ry'undi, kandi iyo ari gutwaye ubusigaye gutyo abasigaye iki ko cya gitunda gisenyuka, amaze nyuma yo gusenyuka kw'igitunda iciri kaba umuriro kaka kikagurumira. Yakindi Imana ishimwe yuko zituganiriza ijambo ryayo. Amen. Twasomye Mzee niyo ngiye gusozereza. Igice twasomye mu cyago Mzee kirasa na kiriya twasomye muri Luka ari mu bice 23. Kandi iyo kiriya gice gisomwe kibamwe amakuru ahuye n'ay'imperuka y'isi. Amen. Amen. Ahuye kubera iki? Kubera yuko avuga irimbuka ya Yerusalemu, hakavugwa imibabaro irimo, hakavuga kubabara n'isi kubabana ntoya. Yesu aravuga ngo bazashaka aho bahisha umutwe bahabure, ngo begere ibitare n'imisozi, ngo babwire ngo mwa bitare n'imisozi mwe ngo nimudutwikire, ngo kugira ngo tubone aho twihisha. Ariko muzahishura akavuga ngo bazavuga ngo mwa misozi n'ibitare mwe nimutugweho mutubundikire, ngo kugira ngo tubone aho twihisha amaso y'uwicaye kuri iriya ntebe. Bazaba bayireba kandi babone badakwiriye kurebana nawe mu maso, mu gihe abandi bo bazaba bifuza kumureba mu maso kuko niyo ruzingiye. Harimo kode yacu n'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo amaso yacu nikiyamukubita ngo tuzahera ko duhinduke, ngo mukanya ngako guhumza no guhumura, ngo tube twamaze gusa nawe. Yohana arandika muzahishuwe ikimenyetso cya 5 kimenwa. Aravuga ngo amenye ico kimenyetso, ngo maze ngo mbona izuba ngo rihinduka nk'ikigurira kiboheshejwe inyuzi, ukwezi ngo gusa n'ukuzuye amaraso, inyenyeri zose ngo zihungumukira hasi, ngo nk'igiti cy'umutini gihushwe n'umuyaga mwinshi, ngo maze kikaragarika imbuto zaco ngo zibitumbwe, kitaragera n'igihe cyo kwera. Ikimenyetso cya 6 ngo kimenwe, Bibiliya ikatubwira ngo ni imyuka ngo yabahowe kwibaho ijambo ry'Imana, ngo iri munsi ya cya gicaniro, ngo maze numva ijwi ryayo n'ijambo message, ngo ivuga gutya ngo ayi Mana we uzageza ryari kudahorera amaraso yacu? Amaze ngo bavuge gutyo, Imana ngo irabapokeza. Bakoze reclamation. Imana aho ngaho ngo ibazanira ibishura, ngo bose uko bangana bande tihavuzwe imyuka se bari imyuka, ariko kandi dore bavuzwe nk'abantu. Nyuma yo gusenyuka kw'ibi bitunda tuzaba abantu bazabaho ubudapfa. Amen. Aho imyuka yaciri nibo twebwe b'ejo n'iteka ryose. Haleluya. Iyo myuka kandi zivuga kandi izi kurekera mu burenganzira bwayo, hikereye mu avoka ubwayo izivugana n'ukuri kw'Imana ikiranuka. Ariko muzageza ryari kudahorera amaraso yacu? Maze ngo Imana
ngo yibwira icyo kubakorera, ngo izanira buri wese igishura cyera, ngo irababwira ngo nimwambare ibishura byera, ngo amaze ngo mube muruhukira ahangaha agahe gatoya, ngo kuko hakiri bagenzi banyu ngo nabo bagihozwa ijambo ry'Imana, kuko namwe mwarihowe, ngo maze umubare numara kuzura nyinyi mtakutwa mpo tayari, maana ni sasa mmekwisha kuvalishwa. Twebwe ngo tuzaba tukirimo guhonja kwa ziki kuu. Ubu nyine isi birakorangizwa n'imbaraga z'abanyembaraga z'isi y'umwijima. Irarese kandi uko bayiretesha gutyo niko ijuru naryo ryarese. Ibintu bigiye kuba ntibikiri kera, muhumura bera tugiye gutaha. Mube muruhutse gato. Amaze nimwe mwambaye izo nshura ngo zera. Hepfo ngaho haravuga ngo mu gihe abo ngabo bazabavugana n'Uwiteka Imana hano ku isi, ngo bazaba kabaye ngo barimo kureba ibyabaye ku zuba no ku kwezi n'inyenyeri, ngo bazamenya ibyabaye. Habe n'abacumise Yesu ngo bazabimenya, ntawe uzababwira amakuru, bazabimenya. Ngo nibamara kubimenya bazarangiza iyo ntebe, kuko nawe uzayibabwira. Ngo bavuge ngo icyaduha amabuye akatugwira, isi ikatugwira. Ntabwo amabuye ntazabasubiza, n'isi ntizabasubiza. Nicyo bita rangaje imaje. Ntabwo isi izabasubiza, ntizavuga ngo atari uko Imana ifite ubushobozi bwo kuba yabikora gutyo, ariko bazatekereza ko mu bitekerezo byabo babigira icyifuzo gikomeye ariko kitazashoboka. Ngo bavuge ngo yaba yaritugwiriye ikaduhisha gusa, ariyo maso ntiyongere kutubona. Ngo bavuge ngo nibi bitare tutitaye ko byamenagura amagufa yacu n'ubwongo, yaba byari bitugwiriye, ariko ngo tureke kuhinguka mu maso iyo wicaye kuri ya ntebe, kuko turamureba kandi turabona tudakwiriye kuba twahagarara imbere y'iriya ntebe iduteye ubwoba bitangaje. Aba batewe ubwoba n'abandi bandi, reka mbababwire, ni abakunda gukiranirwa, abakunda ibyaha, bakunda ibibi byose kandi ngo bakabikora. Ikindi kandi ni abazaba baribye ya makamba y'aba bakozi b'Imana, n'ababandi bazaba barishe abantu babahora ijambo ry'Imana, n'abazaba bararwanije ubwami bw'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'abazaba barateye Kristo umugongo bagahindukirira Satani, n'abazaba bariyemeje kuba abakozi ba Satani muri department iyo ariyo yose, kuko Satani agira amadepartema ishano ryose. Abo bose, izo ngozi z'ibibi zose nizo zitazatinyuka kureba mu maso y'Imana. Niba bazavuga ngo wasiwe, wa musozi kuri muremure, ese uko ntiwatugwira, wa gitare we kuhengamye ntiwogira gutya gatoya ukadutembera. Ishano dukunda kubona amakuru rimwe na rimwe mu bihugu byimba zahabu, bicukura zahabu, aho bamanuka bakaja mu birometero byinshi kuzimu. Ababa bari muri risikite y'ubwoba kenshi ubutaka buza burituka bukabatwikira, nuko bukaba burahanze bakarangiza bagasibuka. Ariko iyo bibaye gutyo tuba turira kandi tukarira tutabazi, kubera ko tubonye ikibi cyabaye ku bantu bagenzi bacu. Siko bimeze? Yego. Ariko noneho bazabyifuza babibure. Ariko muri icyo gihe abizera Kristo bazaba bari muri connection iteye ubwoba n'ijuru. Bazaba bavuga ngo numva hasigaye gato kandi icyo mfashe ndagikomeje, n'umuyaga nubwo wabishuye ntiwakinyaga, dore ndamureba araje, nguriya araje, yandirimo baririmbaga. Uhagaze gute mwene da? Ikamba ryawe urarifite neza, urugendo ufite uraruzi, uzi ko ushobora kuryamburwa, ariko kwifurije kumenya uwari kwambura kugira ngo umenye uko urinda n'uko uhagarara. Hahirwa abo Kristo azaza
yaza ku manywa, yaza mu ngoko, yaza mu gicuku cya kangahe, agasanga biteguye, bakamusanganira bakabana nawe mu bwami bw'iteka. Ahirwa bumva ijambo ry'Imana. Amen.